rwose sinabarenganya, nanjye kera ntaramenya narajijuka, nari nzi ko Imana iba mu mazi, nari nzi ko iba mu mashyamba, nari nzi ko iba mu buvumo, nari nzi ko iba ahantu ho mu misozi, ariko maze gusobanukirwa no gusoma ijambo ry'Imana menya ko Imana itaba muri aya mazi. Ibi byose abantu bakora aba ari ukwibonekeza kugira ngo abantu babone ko bazi gusenga. Ibyandi abafarisayo bakoraga, Imana ntiba muri aya mazi. Imana iba muri twe, Imana igendana natwe, biratubwira izabana natwe ibihe byose, niho muni preza. So rero ibi bintu twirirwamo dukora ni ukubyibushya iminsi, babone ko turi abaprofete bakomeye, babone ko turi abantu bajya ahantu hakaze hagize gute, ariko Imana ntiba muri aya mazi. Imana ntibaha. Ibi ni ubusazi abantu babamo birirwamo. Ngenda bivuze kandi nzakomeza mbivuge, tumenye ko Imana ibera hose icyarimwe. Ntabwo Imana iba mu misozi, niba mu buvumo, niba mu mazi, niba hari hose, Imana ibera hose icyarimwe. Imana iba muri aya mazi, iyi Mana bazayisenge bonyine. Igihe cyose twirukiye muri ayo mazi twasanze ahubwo aribwo tutamenye Imana. Igihe twaretse kujya muri ayo mazi no muri iyo misozi tugasoma ijambo ry'Imana, twamenye ko hari Imana imwe, iyo yitwa urukundo. Iyo Mana yitwa kugirira neza, kugirira neza uwuzi n'utazi, kubana n'abantu. Imana ntabwo iba ahantu. Uyu muntu umwanya ari gutakaza n'aba ari kujyana muri aya mazi, bakumbye kuba bari kwishyura umwenda babereyemo igihugu cyangwa babereyemo Afurika. Uwo mwenda nta wundi ni uwo guteza imbere Afurika, ni ugenda ukiga ugashaka ibyateza imbere aho ndetse bikagira umumaro nawe muri kumwe. Imana rero iba muri twe kandi igendera muri twe. Ibi nugera mu bihugu by'amahanga ntuzasanga biriyo, ntuzasanga abantu bari kwiruka mu mazi no mu buvumo ngo nihiri, ahubwo uzasanga bari busy bari gukora, kandi bazi neza ko ubwabo bagomba gushaka ikibateza imbere. Ibi rero usanga abantu benshi babyiruka inyuma, ariko sibyo. Imana niba muri aya mazi. Tuzababwiza ukuri mubyumve cyangwa se ntimubyumve, ariko kera numva baca umugani ngo uzabyumva ushaje. Igihe cy'iminsi yanyu nikirangira muzamenya ko Imana itabaga muri ubwo buvumo n'ahandi hose mwirwa mujya kuyishakira, ahubwo bamwe bashaka ibyo guteka imitwe no kubeshya abantu gusa. Imana igira urushaho kudusobanura kandi rwose turushaho kujijuka. Imana irashaka ko ubaho mu buzima bwo kumenya ko aho waba uri hose yaba iri kumwe nawe. Nibyo nari ngiye kuvuga ngo mu nyange cyangwa mu nkunde, ariko nta n'uwo nsabye kunkunda, kubera yuko ntabwo ubutumwa bwiza mvuga ari ubwo gusaba abantu ngo mu nkunde. No, ntabwo ndavuga ibibaryoheye, ntabwo ndavuga ibibabereye nk'isukari ngo mu nkunde. Ariko Imana ntabwo iri muri aya mazi, nta n'ubwo izigera ibamo, nta n'iyigeze ibamo. Ntabwo Imana iba mu bitari twagiye turaramo, mu mazi twagiye turaramo. No, Imana twarayisobanukiwe. Nubwo ibyo yakoze ari uko twaraye muri ayo mazi cyangwa hoya, yakoze ibyo igomba gukora kandi izakomeza ikora ibyo igomba gukora. Twasobanuriwe ko Imana ibi byose ntayihuriye nabyo, ntayihuriye nabyo rwose. Ko wakwibabaza kose, ko wagira kose, ntabwo ibi Imana ntayihuriye nabyo. Yo mu bumana bwayo igirira neza uwo igomba kugirira neza, itabara uwo igomba gutabara, kandi ibyo yaduhaye, imbaraga yaduhaye, amaboko yaduhaye tuyakoreshe. Abantu benshi bavuga ngo nuvuga ibi ngo urapfa, ngo uzagira gute. Gupfa no kubaho byose ni ibintu umuntu uriho akwiye kuba yiteze. Niba uriho nyine itegeko uzapfa, ahubwo uzapfa gute? Ibyo nibyo utamenya, ariko umuntu wari wese azapfa. So rero avuga ngo nzapfe nginjiji, napfa navuze ukuri. Ukuri guca mu ziko ni gushya. Imana ibera hose icyarimwe. Abantu nibareke kurira mu mashyamba, nibareke kujya mu mazi no mu buvumo no mu musozi, kuko Imana iri muri bo. Tujya kuyishakira iyo iyitari, urakabakaba ukajya kuyishakira kure, nyamara iri hafi yawe. Ibi rero rwose tuzahora tubivuga, ntituzaceceka, kuko Imana idusaba kudaceceka no kwamamaza ubutumwa bwiza. Ubu ni ubutumwa bwiza, ni kwamamaza tumenye Imana nyayo. Afurika rwose dusabwa guhumuka, dusabwa kureba kure, dusabwa kumenya yuko dufite inshingano zo gusohoza ubutumwa bwiza, aribwo gusiga isari nziza kuruta uko twayisanze. Ababyumva n'abatabyumva ni kazi kabo, ariko nutabyumva none iminsi izatuma ubyumva.